aho usanga kuri ubu abantu baraciye amazi inzozi ku muntu akarota nyine ariko ntabyiteho ntakomeze no kubikomeza kubitekerezaho cyane. Gusa ahangaha ngiye kubabwira ubwoko bw'inzozi ahangaha n'ubusobanuro inzozi n'icyo zisobanuye, kuko kuri ubu akenshi usanga umuntu nyine arota ntabyiteho ntabikurikirane, kandi nyamara hari igihe aba afite impano yo guhishurirwa ibintu mu nzozi. Mbega nyine aba ari impano, murabyumva, aba ari impano y'ubuhanuzi iturutse ku Mana. Iyo bigenze gutyo ugomba kuyisengera cyane. Uyu munsi rero ngiye kubabwira inzozi, ubwoko bw'inzozi n'ubusobanuro bwazo. Nawe nuramuka wiyumvishemo muri abo ngabo, icyo wakora nta kindi, wasenga cyane nyine, kuko iyo ni impano wayisengera cyane ahubwo bikiyongera. Ugasanga kuri ubu ngubu usanga umuntu arotera undi muntu inzozi, wenda urugero byaba akavuga ati sha kandi sha uzi ko nari narabirose. Ugasanga ukunda kurota inzozi akenshi cyane, bikaba ubiroteye bikamubaho, yaba ari ibyo yaba atari n'ibyawe. Nyine ukumva nyine umuntu yabiciye amazi, ubwo asigaye avuga ati sha uzi ko nkabya inzozi. Ariko ubundi ukuri kwa nyako ni uko uba ufite impano yo guhishurirwa ibintu mu nzozi, kandi murabizi no muri Bibiliya byanditsemo ko Imana n'ubundi yagezaga ubutumwa ku bantu bayo ikoresheje inzozi. Abahanuzi bararyamaga bagahabwa bakarota nijoro, kandi ibyo barose bikaba ari byo. Murabizi nyine. Noneho uyu munsi reka nze mbabwire ubwoko bw'inzozi n'ubusobanuro bwazo, nawe niwiyumvamo uhita umenya ko ufite impano yo guhishurirwa ibintu. Inzozi za mbere ahangaha ngiye kubabwira, za nzozi umuntu arota ari gusenga. Ziriya nzozi umuntu, niba ukunda kugira urota uri gusenga, kurota nyine uri kurira uri gusenga nyine cyane, washikamye wapfukamye uri ku mavi, ngo nyine ni ikigaragaza ko buriya abantu tugira umwuka wera nyine ari wo utuyobora, ari nawo ukunda kutuyobora cyane mu bintu by'Imana, byo kumenya Imana nyine cyane. Umwuka wera niwo utwibutsa kuba twasenga. Mbega nyine ibyiza dukora, niba ujya urota uri gusenga nyine ukarota uri ku mavi uri gusenga bya nyabyo, icyo bishatse kuvuga ni uko icyo gihe uba uri mu Mana neza nyine. Ubwo ikintu usabwa gukora we ni ugukomeza ugasenga cyane, ahubwo kugira ngo ukomeze wongere umubano n'Imana, ukomeze gukuza umubano n'Imana. Icyo gihe ngo umwuka wera muba muri kugendana neza cyane. Urugero wenda ahangaha kugira ngo mubyumve neza, iyo urose uri gusenga, ngo ikintu nyine kikugaragariza yuko uba uri kumwe n'Imana, uri kuba mu bintu by'Imana neza. Tubisanga hano mu Baroma ku gice cya 8 ku murongo wa 26. Reka mpabasomere mwumve, kuko ibi ngibi ntabwo ari ibintu nyine umuntu aba yatekereje ngo yimagine, ni research umuntu aba yakoze nyine, ukagenda uhuza ibintu no muri mirongo yo muri Bibiliya birimo. Ntabwo ari ibintu nyine, ntabwo ibi mvuga ntabwo ari uko mbitekereza, nta nubwo ari uko mbyumva, ahubwo ni ibintu bya nyabyo byanditse no muri Bibiliya. Aha twagiye mu Baroma ku gice cya 8 umurongo wa 26 haranditse ngo uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Murabyumva ibi bintu, murabyumva neza cyane. Ku muntu ukunda kurota ari gusenga, ni ikigaragaza yuko nyine ari mu Mana neza, nyine ari kumwe n'umwuka wera. Buriya mwuka wera niwe muntu utwigisha. Iyo uri nko gusenga, niwe muntu ukwigisha uko usenga, akakwigisha ibyo usaba, mbega akakwigisha nyine, akanatuma urushaho cyane kumenya iby'Imana. Niwe ugufasha, ni kubw'imbaraga ze. Rero hano mu Baroma ku gice cya 8 ku murongo wa 26 haranditse ngo uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Murabyumva cyane, muzaze muhasome namwe, mumanuke no mwumve n'imirongo yo hasi yaho. Ni ibintu nyine muzasobanukirwa cyane, ngira ngo murabyumva cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ukomeje hano ku murongo wa 27 haranditse ngo kandi rondora imitima
izi ibyo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Urabyumva cyane, buriya gusoma Bibiliya ni byiza kuko haba harimo ibintu byinshi cyane by'ingenzi. Nta kindi, ngira ngo nyine murimo kubyumva neza cyane. Kurota usenga ni ibintu byiza, niba ujya urota usenga. Ikindi kandi za nzozi urota wenda nyine zijyanye n'ibintu byabaye, cyangwa se ibintu nyine urota inzozi z'ibintu byabaye, ibintu nyine cyangwa se bizaba cyangwa ibyabaye ukazirota. Inzozi wazirose burakeye ku munsi ukurikiye urongera urazirota. Ikindi kandi uri kwirirwa unazibuka, menya ko ari Imana iri kugerageza kuba yagira ikiguhishurira mu nzozi, ahubwo ni uko twe tutabyitaho. Ariko aho ngaho nubyumva uzagerageze cyane ubyiteho kandi unabisengere, naba ari ibintu bibi uzasenge cyane. Ikindi kintu buriya dukwiye kumenya ngo ni uko Mwuka Wera nyine ni imbaraga z'umwuka twasigiwe. Buriya Mwuka Wera niwe udusabira. Mwabyumvisha aho muri Bibiliya ko havuga ko aniha iminiho, adusengera adusabira aniha iminiho itavugwa. Mwuka Wera cyane buriya ngo na cya gihe tuba turi mu ntege nke zacu, niwe mbega nyine udusabira. Kandi buriya ntabwo tuzi gusenga neza 100%. Uko waba umeze kose, uwo waba uri we wese, Mwuka Wera niwe umenya ibyo dushaka cyane, ni nawe utwigisha ibyo dusenga, ibyo dusaba. Cyane cyane na hahandi tuba twageze mu ntege nke zacu, Mwuka Wera niwe tuba turi kumwe nawe adusengera adusabira ibidukwiriye kurusha cyane, kuko cyane buriya Imana niyo izi ibyo dukwiriye cyane kurusha ibyo twebwe tuyisaba. Ikindi noneho kandi gusenga bifite imbaraga zikomeye cyane ziva mu isengesho. Noneho buriya umuntu wenda intege nke, buriya umuntu nka nijoro aryamye aba ari mu ntege nke, aba afite intege nke. Hariya n'akana kaza kakakwica uri umuntu mukuru, kuko uba uri mu ntege nke zawe. Hariya rero niho Umwuka Wera dusengera dusabira kugira ngo dukomeze kubaho tumere neza mu ntege nke zacu. Tuba turi kurebererwa na Mwuka Wera. Aha ngira ngo mwabyumvishe. Reka twigire ku nzozi za kabiri. Ubwoko bw'inzozi bwa kabiri umuntu arota. Aha bwoko bw'inzozi bwa kabiri dusanga ari za inzozi urota uri kubwiriza cyangwa se uri gusoma Bibiliya. Mbega nyine inzozi urota uri mu bintu by'Imana, uri kubwiriza cyangwa se uri kuvuga ijambo ry'Imana, cyangwa se nawe ubwawe uri gusoma Bibiliya, hari abantu uri kwigisha ibintu nyine bijyanye, mbega nyine ukarota uri mu bintu by'Imana bijyanye n'umurimo w'Imana. Icyo gihe nurota izo nzozi uzamenye ko icyo gihe ni Imana iba iri kugutegura, mbega nyine iri kugutunganya neza, iguhugura mu bintu bijyanye n'umwuka n'agakiza, kugira ngo uzabashe kugira abo wigisha. Uzagira abo wigisha nyine, abo ubutumwa bwiza n'ijambo ryiza ry'Imana ubasobanurira, wigishe nyine. Mbega izo nzozi nuramuka uzirose uzamenye yuko aricyo zisobanuye. Kurota nyine uri mu bintu by'Imana, kubwiriza, uri kwisomera Bibiliya, wicaranye n'abantu uri kubabwira iby'ubutumwa bwiza bw'Imana n'ibindi bisa nabyo. Cyangwa se uri nko mu rusengero wabaye uri nka pasiteri uri nko kubwiriza, cyangwa se kwa kundi n'umuntu abwiriza ahantu runaka. Icyo gihe uzahita umenya neza ko ari Imana iri kugutegura kugira ngo ubashe gukora neza nyine iby'umurimo w'Imana. Ubwiriza abantu, uzaho ubutumwa bwiza abantu, ubabwirize neza cyane kandi babashe guhinduka. Ushobora kuba uri n'umupasiteri cyangwa se uri n'umudiyakoni wenda, cyangwa umuntu nyine ukijijwe. Gusa icyo gihe nuzirota uzamenye ko uwo waba uri we wese, urwego wari uriho, inzira wagenderagamo mu Mana, uzaba nyine bigiye kwiyongera ubwo umuntu uhambaye. Mbega birumvikana cyane ko ngo buriya hari abantu bahambaye uba ugiye kubwiriza. Niba wenda wari usanzwe ubwiriza cyangwa se nyine uri pasiteri nk'uko nabivuze, icyo gihe hari abantu uba ugiye kubwiriza badasanzwe nyine. Mbega urumva ugiye gukora umurimo udasanzwe, ibintu by'Imana. Ibyo noneho dushobora kubisoma
hano mu murongo muri Bibiliya, byose ubundi byose mbabwira nababwiye ngo ni ibintu by'ukuri. Reka nze n'ibi ngibi mbisome muri Bibiliya mwumve aho umurongo icyo ubivugaho. Ibi ngibi nanone ubisanga mu Byakozwe n'Intumwa. Petero ubwo murabizi Petero yari aryamye asinziriye, arota ngo Imana ngo igenda imanura inyamaswa, asinziriye agenda arota Imana imanura inyamaswa, maze akabikomeza abibona gutyo, akabona Imana imubwira ngo byuka urye, Imana ikamubwira ngo byuka urye. Niba mwarahasomye neza, yari ashonje icyo gihe Petero ajya kuryama ngo yari ashonje, nyine urumva yarose izo nzozi, yari ashonje, yaryamye ashonje. Mu ijoro arota inzozi, Imana ngo iri kumanura inyamaswa ziva hejuru mu kirere, mu ijuru. Noneho yumva n'ijwi rimubwira ngo kanguka urye, murabyumva nyine. Ngo yari yaryamye atararya ariko bari bakiri kubitunganya. Noneho ubwo Imana yamubwiraga ngo byuka urye, Petero mu nzozi yarayisubije ngo reka njyewe ntabwo narya ibi bintu, ntabwo narya inyamaswa, reka wapi kirazira. Ku buryo byageze aho abisubiramo inshuro eshatu zose abihakana. Bigeze Imana iramubwira ati njyewe icyo nahumanuye ntabwo kiba kikiri ikizira, icyo nahumanuye kiba cyemewe nyine, ntabwo kiba kizira, ibyo ngibyo nta kibazo. Kandi icyo gihe bukeye nibwo Petero bwakeye aza kujya ahantu ahura n'abanyamahanga bayobowe n'uwitwa Koroneliyo. Noneho ahuye n'abo banyamahanga bamusaba ko yababwiriza ijambo ry'Imana. Petero avuga ati reka ahubwo nubwo nakabaye ndi kumwe namwe hano, ndi kumwe n'abanyamahanga. Icyo gihe bari bakiri abanyamahanga. Petero rero ubwo yababwiraga gutyo ari no kugira ngo agende nyine abahunge, yahise yubika inzozi yarose, yibuka ko Imana yamubwiye inshuro zigera muri zingahe ati icyo nahumanuye ntabwo kiba kikitwa ikizira. Akomeza atekereza, ashishoza neza, aravuga ati nyine ahita yumva ko nyine ibyo bintu bihura no kuba ari kumwe n'abo banyamahanga, kandi nyine atakagombye kuba ari kumwe nabo. Yibuka neza ko Imana yamubwiye ngo byuka urye, ati kandi icyo nahumanuye ntabwo kiba kikitwa ikizira. Atekereje neza, akomeza gutekereza neza, yahise avuga ati koko nta muntu nkwiye kwita ikizira. Nyine mbega yahise asobanukirwa za nzozi, ahita abona ko bihura n'ibyo ngibyo, cyane ko buriya hari n'ukuntu Imana iguhishurira ibintu cyangwa se ikabikwereka, ariko ukabona ibyabaye n'ibyo yakweretse ukabona ntibihuye, ariko wabisanisha neza nyine ukabona burya ahubwo nibyo byari byo, ukabona birahuye neza. Nawe rero icyo gihe yahise abisobanukirwa neza, abona ko abo banyamahanga nyine nk'uko babimusabye agomba kubigisha ijambo ry'Imana, akababwiriza, kandi nyine yuko Imana yamubwiye ngo icyo nahumanuye ntabwo kiba kikiri ikizira. Kandi mu by'ukuri murabizi Petero n'ubundi si uko atabwiriza, yari asanzwe abwiriza, yigishije ijambo ry'Imana. Gusa uhita ubisanisha neza nyine ukabyumva ko iyo urose uri mu bintu by'Imana cyane, uri nko kubwiriza cyangwa se nyine hari nk'abantu uri kwigisha, ujye uhita umenya yuko nyine hari abantu ugomba kwigisha iby'ijambo ry'Imana, abantu nyine badasanzwe, bantu utakeka nyine cyangwa se utatekereza ko byanabaho. Ahanini nurota uri mu bintu by'Imana, uzahita umenya ko ufite misiyo Imana igiye kuguha, misiyo yo kwigisha abantu badasanzwe nyine, mbega bantu utakeka ko nyine byakabayeho. Nicyo kintu inzozi zisobanuye zo kurota nyine uri mu bintu by'Imana, uri kubwiriza cyangwa se hari abantu uri kuganiriza iby'ijambo ry'Imana. Kandi noneho nyine ukumva ko ari abantu urasanga n'ahantu ukabasanga n'ahantu utatekerezaga. Urugero ni nk'uko nyine wowe waba ukijijwe, wenda urugero rwa hafi, uri nk'umupasiteri cyangwa se ubwiriza ahantu runaka, hari nk'umuntu uba uzwiho ibyaha kuko nyine abantu bamuzi ku buryo bamubona bakamuciraho iteka, bakamucira urubanza. Ugasanga nyine umuntu yarazwi, yamamayeho ibintu bibi,
gukora ibintu bibi gusa, ku buryo nyine na pasiteri ubwo atakirirwa avuga ngo araza imbere yawe akubwirize, ku buryo niyo wabimusaba nyine yaguca amazi akakwirengagiza akakwihorera. Uwo muntu akaramuka nyine yari asanzwe ari umunyabyaha, akaramuka nyine aje wenda akagusaba ngo mwigishe ibintu by'ijambo ry'Imana atari ibintu wakekaga nyine ko byaba. Murumva nyine ndi kugerageza kubisanisha n'izo nzozi, ukuntu nyine uba ufite misiyo yo kubwiriza abantu utakekaga. Mise mbisanisha nyine n'uko umuntu yaba azwiho ko ari umuntu mubi w'umunyabyaha, noneho akaba yagusaba kumwigisha, cyangwa se Imana ikamukohereza ukumva nyine ni ibintu bitashobokaga. Gusa nanone ibi ngibi tubisoma muri Yobu ku 33 ku gice cya 33 guhera ku murongo wa 16. Buriya iyo umuntu asinziriye nyine nibwo Imana igira, hari iby'Imana itakwereka live nyine ako kanya, ahubwo ikabikwerekera mu nzozi usinziriye. Niho hahita handitse hano muri Yobu igice cya 33 ku murongo wa 16 haranditse ngo niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. Murabyumva, niho yumvisha nyine umuntu asinziriye, niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. Gukomeza ku murongo wa 17 haranditse ngo kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Nyine murabyumva neza cyane, buriya ngo umuntu agira ubwibone muri we, waba uri umupasiteri waba uri umuki, buriya umuntu yifitemo ubwibone, nk'uko nguko Petero abanyamahanga bamubwiye ngo abigisha akavuga ati ahubwo nta nubwo nakagombye kuba ndi kumwe namwe. Ako ni akantu nyine k'ubwibone. Umuntu uko yaba ari kose, uko yaba ari mwiza cyangwa se mubi kose, umuntu agira ubwibone indani muri we bumwishemo nawe, ku buryo ushobora kumva nyine uri umuntu utunganye neza, ariko umuntu agira akantu k'ubwibone muri we. Nuko rero niho Imana ivuga ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Murabyumva neza cyane nyine, mbega ka kantu k'ubwibone nyine nk'umuntu ukijijwe cyasi. Murabizi umuntu ukijijwe buriya ni nk'aho aba anafitiye urwango abantu nyine babi, abantu b'abanyabyaha. Nka buriya umuntu ukijijwe ntabwo yavuga rumwe n'umuntu w'umunyabyaha, umujura cyangwa se w'indaya, aba numva ahubwo anamufitiye n'urwango. Ariko ako ngako ariko ka kantu nyine k'ubwibone, ukumva nyine ko uwo muntu mutangana mutari ku rwego rumwe, ukumva ko nyine utanamuvugisha nta n'ikintu mwavugana, ariko mu murimo w'Imana abantu twese turangana. Ako rero niko ka kantu k'ubwibone nyine kaba katwishemo. Nyine wowe uri mu Mana usenga, kuko uri ari umupagani nyine ukumva nta nubwo wanamwegera, mbega ntimwanavugana. Ko niko ka kantu rero k'ubwibone hano muri Bibiliya havuga buri muntu afite ubwibone buhishwe muri we. Katwigire ku bundi bwoko bw'inzozi, aho mwasobanukiwe neza cyane. Ubundi bwoko bw'inzozi ngo ni za nzozi ziburira, inzozi zo kukuburira nyine. Urazi iriya nzozi urota ukabona hari ikintu zikubuza, kubwira nk'ahantu wari buzajye ukabona zikubuza kujyayo. Izo nzozi buranga abareka sopo ujye uzitondera neza cyane, uzitondera. Izo nzozi ushobora kuzisoma kuri Yozefu ubwo yahungaga, ubwo nyine yahunganaga na Mariya bamaze kubyara. Yozefu yararyamye nijoro aryamye arota inzozi zimubwira ngo ntusubire muri Yudeya, mu bwami bw'i Yudeya. Imana iramubwirira mu nzozi nijoro aryamye ati ntusubire muri Yudeya, hari ahantu nusubirayo uraza kuhicirwa. Imana ibimubwirira mu nzozi. Kuko Yakobo nawe nako Yozefu izo nzozi yarazirose azitekerezaho, arangije inzozi ntabwo yaziciye amazi, ubwe ntabwo yaziciye amazi, nyine igihe urugendo rwakomezaga yanze guca, yanze gusubirayo. Izo nzozi ngira ngo murazumva. Buriya umuntu urota inzozi zimeze nk'agasopo nyine zimuburira ati ntukore iki, ntujya aha, ibi bireke, ibi. Izo nzozi ziba ari inzozi za gasopo nyine. Imana nyine ni Imana iba iri kukuburira ku bintu bibi bigomba kukubaho,
Gusa nanone aha ngaha kuko nyine zitwa ni inzozi ziburira, iyo uramutse ubiretse nyine ukabyumva ntuzice amazi birakora nta kikubaho. Ni ukuvuga ngo izo nzozi akenshi nuzirota uzazikurikize. Hari nk'umuntu, urugero wenda tutagiye kure, hari nk'umuntu pasi wenda umuntu usanzwe nyine, umuhanuzi ashobora kukubwira wenda inzozi nyine nk'ibintu bibi, inzozi yakuroseho nyine arizo za nzozi za gasopo, wenda akakubwira ati ntukore icyo Imana yambwiye ngo nugikora birakugendera gutya na gutya, cyangwa se umuntu akaza akakubwira ngo aha hantu wari kuzajya ejo bundi ku itariki n'iyi ku munsi uyu n'uyu ntuzajyeyo, nujyayo uzahurirayo n'ibibazo cyangwa se n'ibyago cyangwa se uzanahasiga ubuzima, ukabisuzugura. Iyo ubisuzuguye buriya ngo uba ukoze ikosa rikomeye cyane. Icya mbere, umuhanuzi ntumuzi, ntakuzi, araje wumva kandi akubwiye gahunda zawe zose wari ufite n'uko wari kuzabigenza n'uko wari warabipanze, arabikubujije, wowe uranze ukomeza kunangira umutima, ukomeza mbega nyine guhatiriza, si wanabyitaho, ubwo ntiwabiha n'agaciro, ahubwo uravuga ati wowe wasaze nyine, wenda urabyumva byo kugira ngo umwikize, ariko ku mutima uri kuvuga ati namve mu maso, ntubyiteho nyine. Icyo gihe ngo uba ukoze ikosa rikomeye cyane. Cyangwa urundi rugero wenda ugasanga wenda wowe hari nk'abantu mubana, agatsiko k'abantu nyine, hari ukuntu abantu baba bafite nk'akantu nabyita nka gurupe bahurana bakoreramo, bajya gusangira, batemberana ahantu hose, ugasanga urarose cyangwa se wenda ni umuhanuzi ubikubwiye, ugasanga nyine araje arakubwira ati aba bantu ntuzongere kugendana nabo, niwongera kugendana nabo uzahuriramo n'ibibazo. Mbega nyine ukabica amazi, ukumva ni ibintu nyine biri aho bisanzwe, ukumva ngo nta bikaze birimo, wowe ukabica amazi. Aho ngaho ngo aba ari ikosa rikomeye cyane, kuko rega umuntu aje kuguhanurira aho aturutse ni kure, urabumva ibyo akubwiye, urumva ni akubwiye ibyo ukora buri munsi na gahunda zawe n'ibyo wari kuzakora, cyangwa se abo bantu mugendana bose araje arabarondoye umuntu ku wundi, n'ibyo mukora n'ibyo mwapanze kuzakora arabikubwiye, ariko ugakomeza kunangira umutima. Aho ngaho uzamenye ko kakubayeho. Rero aho ngaho niho uzasanga umuntu ibintu byaramubayeho ari mu gahinda, ari kuvuga ati n'ubundi bari baramburiye, ati barambwiye nanga kumva, cyangwa se akavuga ati nakundaga kubirota, nahoraga mbirota, cyangwa se umuntu yarakubwiye ngo narabikuroteye, nyine icyo gihe abikubwira wabiciye amazi, ariko baka kanya uri mu marira, uri mu gahinda, yuko nyine ubona byanze, ukabona nyine ukumva uri mu gahinda kubera za nzozi waziciye amazi, kandi mu by'ukuri yari ibintu bya nyabyo. Iyo uza kubikurikiza ukumva ibyo bakubwira nta cyari kukubaho. Izo nzozi rero nizo nzozi bita inzozi za gasopo, inzozi nyine zikuburira, inzozi za gasopo. Ese ubu urugero, uba uramutse utunze nka moto wenda, ari wowe witwara, ukajya uhora urota wakoze impanuka, ugahora urota wakoze impanuka, noneho urabirose bwa mbere, uragize ngo nyine ngo ni iby'inzozi, cyangwa se ngo ni kwa kundi umuntu aba yaryamye yananiwe, cyangwa se uti ni ubwoba ariko nzamenyera, ejo ukongera ukazirota. Ikirenzeho noneho urazirota, ariko ntujya unabyibagirwa ko wazirose, uhora uzibuka zikomeza zikuza mu mutwe. Uzamenye ko rero icyo gihe burya ushaka wahita ibyo wari urimo ubireka, ugahagarika nyine, ukareka kubisuzugura ngo ubice amazi. Ahubwo njye hano inama nakugira, nujya urota izo nzozi ujye usenga, wiyirize, usenge ushyizeho umwete, nibiba ngombwa wegere n'abakozi b'Imana bagufashe bagusengere, kugira ngo urinde ubuzima bwawe. Amagara araseseka ntayorwa, cyane ko hari ibintu muri iyi minsi abantu benshi b'abanyabyaha baza nyine bakajya hano ho bakavuga ati kabariya ni abatekamutwe wana, ugasanga nyine abakozi b'Imana, abantu b'abanyabyaha baravuga ati ni abatekamutwe, ni abesikoro, mbega nyine ugasanga barabapinga, babaca amazi, ibintu nk'ibyo nyine.
aho rero ntihazagire ikintu wenda cyaba cyakubaho kibi, nurangiza nyine uvuga ati se kuki byambaye, ati se Mana kuki waretse bikambaho, Mana kutamfashije cyangwa se kutambwiye, ibintu nk'ibyo nyine. Ariko gusa nanone ubundi nureba neza ugasubira mu byanditswe ukareba neza, uzasanga n'abakera Imana yarababwiraga mu nzozi, bikabamenyesha ibintu byinshi byose mu nzozi, ahubwo aho batandukaniye natwe cyangwa se nyine ukavuga ngo abantu ba kera ngo niba Imana yavugishaga ngo ariko twebwe ngo wapi, nyine ukumva. Ariko nyine iyo urebye neza ugacekinga neza ukareba no mu byanditswe usanga n'ubundi n'abantu ba kera Imana ari mu nzozi yabavugishirizaga, barerekwaga mu nzozi baryamye nijoro. Ahubwo icyo baturushaga bo ni uko izo nzozi bazihaga agaciro kandi bakubaha ibyo barose, ubundi bakaba banabasha no kwirinda nyine gutyo nyine. Rero niyo mpamvu muzasanga umuntu avuga ati se Mana kutambwiye. Imana iba yagerageje buryo ki ikakubwira ikakuburira neza 100%, ahubwo nyine twebwe ntitubyiteho. Niryo tandukaniro ry'igihugu n'abo ba kera, kuko nureba abantu benshi uzumva abahanuzi benshi uzagenda usoma ngo bararyamye bararota, ngo barerekwa. Farawo murabizi yararose, n'uwo Petero yararose, n'uwo Yozefu yararose, kandi ibyo yarose koko bikabaho. Icyo arose ari ukumubuza yakireka koko, ugasanga nyine yimereye neza kandi agahita asanga byari byo byahuza. Rero nagira ngo nyine mwumvishe ukuntu inzozi ari ikintu gikomeye cyane. Ikibi wenda ibisanzwe wenda ni za nzozi urota ntunabyibuke na rimwe ko wazirose, ariko inzozi urose ugakomeza ku buryo bigira nka saa sita ukizibuka, ugakomeza ukazibuka, byarimba ukongera ukazirota bwa kabiri. Nushake ujye ukurikiza izo nzozi icyo zikubwira, usenge kugira ngo wirinde nyine uhabwe uburinzi n'Uwiteka. Rero kansubikire hano, gusa inzozi nyinshi nimubishaka ndabyumva, kandi ndabashimira mwe muba mwumvishe iki kiganiro mukageza kuri uyu munota. Mukomeze gukanda subscribe na like, dukomeze nyine kugenda twiyongera, kandi ndabashimira cyane rwose ku bantu bandeba. Ni ibintu byiza cyane, kwica n'ubundi ni ibintu by'Imana, tukarushaho gusobanukirwa ibintu by'Imana cyane, n'izindi nkuru zigiye zitangaje nyine, ibintu nk'ibyo. Mwakoze kubana, duhure mu kiganiro cy'ubutaha.